umva natwe baturase tugende natwe nta kibazo fande umubite urumva nankubite byarimo nagacira umuntu ndeba umuntu wanjye ari gutaka gutya ariko ashaka kumubita ariko nakoze iki ahari se noneho natwe twitabare twageze usanga n'inzego z'umutekano harimo polisi abapolisi babiri bafite imbunda abandi bambaye gisivile bari abantu 12 niba ari ukutwica nk'umuryango kawuzimya niba ari ukugira gute nabyo mu bitubarize koko twebwe kandi itangiriro rihari ariko baramwishe bamwambura imyenda bamujugunya hano hakurya mu myumbati yambaye ubusa ngiye akabazo k'amatsiko fite agende iki agiye he bamujyaniye iki ahubwo byabo bantu bamaye nimero nababonyemo nababonyemo ndanabavuga sibye ko amurusaku ni nzizi mu mutwe ubwo izi nomero nago nazibaha bakabahamagara bakababwira ukuntu ibintu bimeze n'umwana wacu ahanari ziritse bamukubita babonye abaturage bari guhurura ari benshi bavuze induru niho bamutere bamujugunya mu murima uri hepfo zaho bamukubitiraga ubwo imigozi bari bamuzirikishije niyo yiyingiye ahita icitse ubwo nibwo bamusanzeyo aho bamukubitiye bamukurura bamujyana muri ibyo biraya aho biteye bamumanura nongeye kugwa ikaze udahwema kudukurikirana hano ku Muhigo TV uri kutureba warakanze subscribe ariko nawe utarayikanda igihe n'iki ngiki ngo uyikande. Iyi ni indi nkuru ibabaje kuri NIYO BOSCO, iyi nkuru irimo ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni nyuma yaho undi muvandimwe wa NIYO BOSCO yatwawe n'abantu batazwi, dore ko icyishe inyuma y'ibura ry'uyu musore kitaramenyekana. Amarira ni menshi mu muryango we nk'uko umaze kubibona muri video itambutse. Umuvandimwe w'umuhanzi NIYO BOSCO witwa Nzisungimana Jean Marie Vianney yaburiwe irengero aho yashimuswe n'abantu batazwi, aho abo bantu harimo abambaye nka polisi y'u Rwanda, bakaba aribo baje gutwara uwo musore maze aburirwa irengero nk'uko umuryango we ubitangaza. Nk'uko bivugwa n'umuryango we, ubwo uyu musore yaburaga byatangiye mu masaha y'isambiri, ubwo hazaga abantu ngo 8 bakaza bagafata uyu musore bagatangira kumukubita bamuziritse maze akavuza induru, abaturage bakamutabara. Bahagera ba basore bagahita bagenda. Icyo gihe n'abayobozi b'umudugudu baraje ndetse n'umukuru wa polisi muri uwo murenge. Ngo rero icyo gihe cyakurikiyeho babwiye uwo musore ko agomba kuba yajya kurara iwabo kuko aho ari babonaga nta mutekano hari, ariko aza kubyanga aravuga ngo ntabwo yava mu nzu yari asanzwe abamo kuko ngo nta kintu yakegaga yaba yarakoze cyatuma umuntu aza akamuhemukira. Abayobozi bahise bagenda barataha bamusiga aho ngaho. Bigeze ngo mu masaha y'isa 4 nibwo abasore n'abagabo bagarutse bagatangira gukubita wa musore, maze bari bagabo baragarutse bagarukana n'abandi basore, maze bari bakuye maze ngo bakuraho urusanga aho yari aryamye baramushira hejuru, batangira kumukubita bamukandagira nk'uko papa wa Jean Marie Vianney abitangaza. Ubwo ibi ngibi byabaga harimo abapolisi 2 bambaye imyambaro ya gipolisi bafite n'imbunda, mu gihe abaturage bari baje gutabara abapolisi babateraga ubwoba ngo basubire inyuma cyangwa babarase. Abaturage bakagira ubwoba bagahunga. Muri icyo gihe papa w'uyu musore yari arimo gutabaza ahamagara inzego zose z'ubuyobozi, ariko nta muyobozi n'umwe wigeze amwitaba kugeza mu gitondo, nta n'umwe wahageze. Ubwo ikinyamakuru gikorera ku rubuga rwa YouTube cya The Choice Live cyageraga aho ngaho cyaganiriye na mushiki wa NIYO BOSCO, byinshi atangaza kuri iki kibazo yabivuze muri aya magambo ati: ubundi ibingibi byabaye ni akagambane yakorewe n'umusore ukora hariya mu Kiryabarezi, kuko bigeze gushwana cyane ubwo yari arimo gukina Kiryabarezi yashyizemo amafaranga maze kirayamira, kandi iyo kiyamize kenshi barayagusubiza. Rero uwo musore yanze kuyamusubiza, barashwana bararwana, maze abwira musaza wanjye ko bitarenze icyumweru kimwe azafungwa akajya kuborera mu buroko nka mukuru we.
ariko ntiyabyitayeho, yakomeje ubuzima nk'ibisanzwe. Hamaze kuba ayo makimbirane hakomeje kujya haza abantu tutazi hano muri karitsiye babaza amakuru ya musaza wanjye, ari nabwo namubwiye ngo azagaruke mu rugo ariko arabyanga. Rero nkeka ko umuntu wagambaniye uyu musore, kuko ibi n'ubundi bibaye mu gihe yamuhaye azaba yafunzwe. Uyu musore ubwo yavanwaga aho ngaho mu nzu bakuyeho urugi, bari bamushyize hejuru, maze abasore babiri baramufata amaguru, umwe afata kumwe n'undi afata ukundi, maze bagenda bamukurura inzira yose, ariko agenda ataka, mu gihe abaturage bari bakurikiye bahise babakangisha imbunda basubira inyuma. Ibi nibyo uyu mukobwa yadutangarije. Umusore bakimara kugera hepfo gato ntabwo bongeye kumva ataka, kandi imbere bakimufata yaratakaga cyane. Rero ibi nabyo biteye ubwoba, kuko ashobora kuba yarapfuye kandi ntibazi n'icyo azira, bari mu gihirahiro. Ubwo akana ko muri karitsiye kari karimo gatambuka kabonye imodoka hafi aho barimo kwinjizamo uwo musore. Kugeza ubu ngubu ntabwo aragira aho agaragara, kuko muri gereza zose bagerageje gushaka ntawe urimo. Ababyeyi batangiye kwiheba ko ashobora kuba yaranapfuye. Ubwo mushiki w'uyu musore yaganiraga n'itangazamakuru, yavuze ko hari inshuti ye yari yarahamagaye ngo ize ibagire inama ku kibazo bari bafite muri iryo joro. Mu gihe yari arimo kuza byarangiye abuze uko ahagera, kuko bwari bwije cyane. Ubwo rero uwo musore yahise yitahira. Mu gihe yari arimo ataha yahuye n'imodoka yari irimo abantu bane inyuma, ariko uwari urimo hagati ngo yari ameze nk'uwanegekaye. Yashatse kuyikurikira baramukwepa, maze birangiye mu gihe ngo yari yitaye yongeye guhura nayo irimo kwinjira kwa Gacinya. Umuyobozi nabwo bw'umudugudu bwagerageje kugira ibyo butangaza kuri iki kibazo cya mukuru wa NIYO BOSCO waburiwe irengero. Umuyobozi mukuru yavuze ko uyu musore akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge by'urumogi, kandi akaba atari n'ubwa mbere afunzwe. Akaba yakomeje avuga ko uyu musore waburiwe irengero ko ashobora kuba afungiwe ka Kabuga, ariko nawe yahawe amakuru kuko we adashobora kuvaho amaze iminsi arwaye. Ni ibingibi rero ni inkuru irimo ivugwa ku muryango wa NIYO BOSCO, kandi dukomeza kwihanganisha umuryango wa NIYO BOSCO.